muzategereza ibyiza ariko ntabyo muzabona, by'imishari byokeje. Ariko kuko abantu bamaze kwimura Imana irambwira ngo kandi nabo benshi bajya gusenga mu butayu, inkota y'Uwiteka izarimbura benshi. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Uwiteka ushimwe kandi ushyirwe hejuru kuko uri umukozi w'umuhanga. Gushimira umwanya mwiza umuhaye wo gutambutsa ubutumwa, kandi ijambo ryawe rivuga ko ubutumwa ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa. Kandi ni ukuri ijambo rikavuga ngo iyo ubutumwa butwikiriwe buba butwikiririwe abarimbuka. Ntabwo twifuza ko bene wacu ari abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda barimbuka kubwo kutumva ubutumwa, ahubwo uyu mwanya mwami imbaraga y'ubutumwa igira umumaro, kandi ubutumwa bugiye gutambuka muri uyu mwanya buzafashe benshi, buzubake benshi, buzakomeza abadakomeye. Urakoze rero ko urabana nanjye umwanya wose ndi bumare mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ku batanzi bagiye kumbona bwa mbere, amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo mfite umufasha n'abana. Ndi umuvugabutumwa nkaba n'umuhanuzi. Ntabwo byavuye mu bushake bwanjye, ahubwo niko Imana yabishatse. Ariko mbere ya byose mbanje gusuhuza inshuti zacu z'akadasobwa zidukurikira ku manywa na nijoro, zikunda ubutumwa dutambutsa, hari abari mu Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu byo muri Afurika no ku yindi migabane. Turabizi muradukurikira, turabashuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ubuntu bw'Imana buganze muri mwe. Gusenga twamaze gusenga, ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 5. Turasoma n'umurongo wa 25. Handitswe ngo ibicumuro byacu nibyo byakuyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. Kuko abantu banje babonetsemo abantu babi, baca ibico nk'abategesha inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Nk'uko urutunda rwuzuyemo inyoni, niko amazu yabo yuzuyemo uburiganya. Nicyo cyabateye gukomera bakaba abakire. 28. Barahonjotse bacira umubiri, ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabya. Kuburana nibaburanira imfubyi, kugira ngo zigubwe neza, kandi ntibacira umukene urubanza rutabera. Mbese ibyo sinzabibahanira, niko Uwiteka abaza. Kandi ubwoko nk'ubu umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Imana idufashe. Aya magambo iyo ukomeje kuyasoma, wenda reka dusome n'uyu wa 30 tuwarangirize rimwe. Ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu. Abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bategeka uko bishakiye, kandi abantu banje bashima ko bagenza batyo. Amaherezo yabyo se muzabigira mute? Imana idufasha cyane. Aya magambo dusomye muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umwuka w'Imana
yayampaye ngo nyabasomere, kandi aya magambo areba umuntu wese witwa yuko yamenye Imana, abe ari umugatolike, abe ari umupantekote, abe ari umusilamu, umuntu wese witwa yuko yamenye Imana, aya magambo aramureba. Kuko muri iyi minsi igikuba kimeze nk'icyacitse kubera ibintu bikomeje kugenda biba, cyane cyane nyine mu by'isengero, abantu batari ko ibi bintu ni ibiki, ese noneho ni uruhe rusengero rurasigara rukinguye, abantu bati ese ubu koko ubu biragenda bite, aya mategeko ko turimo tubona akomeye cyane, n'ubundi insengero nyinshi zimaze iminsi zifunzwe, abantu bati n'izifunguwe nazo zirafungwa, kandi koko niko bimeze. Abantu bakibaza bati ese ibi bintu ni ibiki igihe tugezemo koko ko turi kubona gikomeye cyane. Mu mpera za 2024 nasohoye ubuhanuzi kuri iyi channel Amakuru y'Ijuru TV, uvuga ngo uyu ni umwaka ugiye kwandagaza abantu benshi kandi abanyacyubahiro benshi bagaseba. Ariko mu by'ukuri abahanuzi b'Imana bamaze iminsi bahanura bavuga ngo n'izikinguye zigiye gufungwa. Noneho ikibazo ahantu kiri, aho kugira ngo nibura abantu barebe bavuge bati none dukora iki, ahubwo abantu benshi bakibasira abahanuzi, bati bariya n'abanzi b'itorero, bati bariya nta byiza bifuriza itorero. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bantu muneze amatwi, mwaba pasiteri mwe, mwaba diyakoni mwe, mwaba hanuzi mwe, mwaba Kristo mwe, ibyiciro byose byitwa yuko byamenye Imana, muntege amatwi mwumve. Ntabwo ari njyewe Vedaste ubivuga. Dusomye Yeremiya 5:25, haratubwiye ngo ibicumuro byanyu nibyo byabimishije ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. Abantu benshi bari bagiye bafite amasezerano kandi yavuye ku Mana, ariko kubera kwimura Uwiteka, umuntu yaba yari umukristo wenda akazamurwa mu ntera, bakaba bamuhaye umudugudu, batiyobora umudugudu, cyangwa se icyo twita itorero, yobora itorero, akumva yuko kuba hawe umwanya wo kuyobora itorero, akumva yuko kuba hawe umwanya wo kuba pasiteri, akumva yuko uwo mwanya ibintu bihagije, akumva yuko n'ubundi ubwo nyine agakiza yako ngako. Nyamara Imana yabaga muri we ndani, ikavugana nawe, igakorana nawe, ariko ageze kuri wa mwanya yimuye Imana, ubu pasiteri bwimuye Imana, ububwiriza butumwa bwimuye Imana. Imana yo rero ntabwo ihaniraho. Mu butumwa mperutse gutambutsa narababwiye ngo Imana ukuntu ikora, ibanza gushyiramo n'akantu k'agahuge. Hari uburyo ivuga ngo ibi n'ibi biraje, ariko abantu bakavuga bati reka twiyarure ibi bintu bitadufata, ariko ibintu by'Imana habanza kuzamwa agahuge. Ahubwo umunyabwenge aravuga ati
muri aka gahuge reka njyewe negera Imana. Nuko nguko abantu bagiye bimura Imana kubera icyo bari cyo. Umuntu yamara kuba mushumba ugasanga nyamara mbere yarakishijwe, ugasanga arica agakiza, ugasanga mu by'ukuri imiyoborere ye ntabwo ari iy'umushumba uragiye inama za Kristo. Ugasanga inama zaratatanye, ugasanga abantu bavuye mu rusengero kubera abayobozi babayoboye, ugasanga abantu bavuye mu itorero kubera igihe barimo ibyo babonera mu itorero. Ubundi mbere abantu bajyaga mu itorero bakaruhuka, ariko none buno aho kugira ngo abantu baruhukire mu itorero, aho gusanga ariho abantu baruhiye. Abantu bakavuga bati rero aho kugira ngo n'ubundi tube muri ibi bintu, icyarutwa nuko n'ubundi twakwicara tukaba abapagani, cyangwa bamwe bakanyakanya bafite imbaraga bakavuga bati tuzasengera mu ngo z'iwacu, ariko n'ubundi mu itorero nta kiza tubabonera. Ibyaha byanyu, ibyaha by'abatambyi, ibyaha by'abapasitori, abashumba, ababwirizabutumwa n'abakristo n'abaririmbyi, abitirirwa izina ry'Imana, nibyo biri kugenda mbese bikuraho ibyiza twakagombye kubona. Ugasanga umuntu yari afite amasezerano y'ibyiza, ariko kubera ko yamaze kwimura Imana, ugasanga aho kugira ngo asohorezwe amasezerano y'ibyo yasezeranijwe, ahubwo ugasanga haragenda haza ibyo atari yiteze. Bantu b'Imana, aya magambo nshaka kugira ngo tuyasome, mbahe message y'ibyantambutse iri joro. Narindi gusenga amasengesho y'iminsi 2, ariko iri joro iyerekwa riraza. Ijambo dusomye riratubwira ngo ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza, kuko abantu banje babonetsemo abantu babi. Abantu banje babonetsemo abantu babi. Ubwo nituvuga abantu b'Imana ngo babonetsemo abantu babi, ubwo turagera muri babahanuzi, turagera mu bapasteri, turagera mu bashumba, turagera mu bakristo, tugere mu baririmbyi. Kuko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwiye ngo na icyiciri runaka. Abantu banje babonetsemo abantu babi. Niyo mpamvu dutegereza ibyiza tukabibura, twavuga ngo bugiye gucya ahubwo hakaza ubwire. Kandi ngewe amakuru ufite ndababwiza ukuri, uko bucya bukira turababwira, ubundi mukadutuka ariko muzajya mubyibonera. Turabibabwira ubundi mukavuga muti barabo baravangiwe, ariko bikabasohoreraho tugihanura. Ni ibyo ngibyo, ariko mureke mbabwize ukuri. Kubera ibyaha biri mu itorero, kubera ibiri gukorwa n'abantu bitirirwa izina ry'Imana, muzategereza ibyiza ariko ntabyo muzabona. Na biriya byose birimo gusabwa, muribwira ngo ni mu byuzuza muzaba n'ubundi muhawe uburenganzira, ariko intego ntabwo ari ukugira ngo mubyuzuze, ahubwo intego Imana irashaka kugira ngo ibigishe, ibereke yuko ubwayo ariyo ibasha n'ubundi gushyira ibintu byayo kuri gahunda, kuko abantu mwashatse kuyobora Imana ariko ntimuzabigeraho. Kubera ko abantu mwashatse kuyobora Imana, reka rero Imana nayo ibereka yuko ari Imana irakara. Ibi byose murimo mugenda mubona ni uburakari bw'Imana, ni hejuru y'ibyo abantu bagenda bakora, biri kugenda bikuraho ibyiza abantu bari biteze. Mbere twajyaga tujya mu nsengero tugapfukama ku karago tugasenga Imana, umuntu akumva aranezerewe, umuntu akumva yuzuye amahoro mu mutima we. Ariko none buno reka da, mu cyumba cy'amasengesho abantu benshi bagenda bavuga batumva
umuntu arihana bugacya byageze hehe. Ndabivuze n'ejo nzongera mbivuge, n'ijambo ry'Imana rirabivuze. Mu gihe abantu dushobora kwimura Imana, nta byiza dushobora kwibonera. Ijambo riratubwiye ngo kuko abantu banje babonetsemo abantu babi baca ibico nk'abategesha inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Ngo baratega, ngo kuko abantu banje babonetsemo abantu babi, ngo baca ibico nk'abategesha imitego inyoni, ngo noneho baratega bagatega iki? Bagatega abantu cyangwa se bagafata abantu. Ni ukuvuga ngo icyo iri jambo rishatse kuvuga, bishatse kuvuga ngo umuntu yakagombye kuza mu nzu y'Imana, ariko umutego w'ibyo abantu bakora kandi bitwa ngo barasenga ukabura mucakiye, akavuga ati ubundi se abasenga ko mbona bose turi kimwe, n'ubundi biya ntabijyamo ngo bimarire iki? Wa mutego w'ibyaha byawe ukabura mucakiye. Ni ukuvuga ngo abantu babaye, abakristo benshi babaye isika zitangira abantu. Ariko hari ijambo Pasiteri Zigirinshuti yigishiye muri Covid Imana yamuhaye, nkeka riri mu gitabo cya Ezira, aho yatambukije ubutumwa buvuga ngo Imana irashaka ko umuntu wese abana nayo ku giti cye. Niba ari umugore akabana n'Imana ku giti cye, umugabo akabana n'Imana ku giti cye, Imana irashaka yuko umuntu wese abana nayo ku giti cye. Twikomereze dusomye umurongo ukurikiraho ngo barahonjotse baciye umubiri, ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabya. Kuburana ntibaburanira imfubyi kugira ngo zigubwe neza. Urumva ngo barahonjotse, ngo baciye umubiri, ngo ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabya, ngo ntibaburanire imfubyi ngo zigubwe neza. Ngaho nimwumve ngo kandi ntibacira umukene urubanza rutabera. So bageze ngo gucira kuburanira imfubyi ngo zigubwe neza, nuko ziba zagiye mu manza. Nuvuga ngo kuburanira imfubyi nuko niba uri umuyobozi ukwiriye kuvuga ngo nibura dukwiriye kureba uburyo imfubyi zabona uburyo bwo kuzifasha. Ariko noneho na bwa buryo bwo gufasha imfubyi ahubwo nako zari zifite, abanyamadini benshi bakazikuraho bakakajyana. Ntibaburanira imfubyi ngo zigubwe neza, ndetse ngo nta nubwo umva ijambo rikomeye cyane, ngo ndetse ntibacira umukene urubanza rutabera. Uyu mukene kumucira urubanza rutabera se wageze ngo nuko wamufasha yagiye kuburana mu manza? Kuburanira umukene urubanza rutabera ni kwa kundi mukwiriye kumenya abakene, mukavuga muti abakene dukwiriye kubafasha mu ubu buryo. Buriya hari ijambo nasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 31, umutwe w'amagambo uratubwira ngo gucirwaho iteka. Hari ijambo ritubwira ngo umwana w'umuntu bwazaza afite ubwiza bwa se, ngo nibwo ngo azicara ku ntebe ye, ngo narangiza arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene.
ngo intama zazishyira iburyo ngo naho ihene zishyira ibumoso. Noneho ngo azabwira abari iburyo ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, kuko nari nshonje murafungurira, si babakene, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba. Noneho ngo abwire n'abazaba bari ibumoso ngo nimumve imbere mwabivume mwe, kuko nari nshonje nimwama icyo kurya, nari nambaye ubusa nimwanyambika, ndi mu nzu y'imbohe nimwasura, ndwaye nimwasura. Ntabwo gukorera Imana ari uko twambara amakositime ngo abantu batubone mu cyubahiro, ahubwo birakwiriye yuko tugira umumaro, ingingo yo kuturengera mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Ubu dufite abantu benshi bakora imirimo myinshi ariko batazabonerwa ingororano, batazabonera ingororano. Abenshi babikora bishimisha, abenshi babikora kugira ngo abantu bamenye yuko bafite hari uko babayeho, hari uko n'ubundi bakomeye. Ibyo byose zero. Umukene ari gupfira imbere yawe, abakene, imfubyi, abapfakazi, abo bose burya icyatumye Yesu akugirira neza kwari kugira ngo uzabamenye. Imana igufashe. Dore ibi ngibi nibyo abantu bari kuzira, abantu aho kugira ngo bite kuri aba bakene n'imfubyi n'abapfakazi. Umva ijambo rikomeye cyane riratubwira hano ku murongo wa 29 ngo mbese ibyo sinzabibahanira. Kandi mwibuke ko ari Uwiteka uvuga, ntabwo ari njyewe Vedaste uvuga. Ngo mbese ibyo sinzabibahanira. None umva ijambo rikomeye cyane ngo niko Uwiteka abaza ngo kandi ubwoko nk'ubu umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Uwari uri kwibaza icyo abantu bari kuzira, abitirirwa izina ry'Imana bari kuzira, dore ngiki cyo abantu muri kuzira. Ngo ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu, ngo abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bategeka uko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Ngaho mvira ijambo, ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu, ngo abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bayobora uko bishakiye, ngo kandi abantu banjye bashima yuko abantu banjye bashima yuko bagenza batyo. Noneho umva ijambo rikomeye cyane ngo amaherezo yabyo se muzagira mute. None se ubu ngubu iri tangazo ngaho mbwira icyo warikoraho ngo ndarihindura, amaherezo muzabigira mute? Bantu b'Imana, nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ibitari ibyo umwaku, imivumo, ibibazo bizaza bibagereho. Kandi kubera iki? Bibiliya avuga ngo umutwe urarwaye. Burya iyo umutwe urwaye umubiri wose urwaye. Ni ukuvuga ngo ibibazo bihera mu bitwa abayobozi b'amadini bo hejuru bavuga rikijyana, bagatambutsa amategeko, ibintu bikagenda gutyo. Ariko mu gihe bikimeze gutyo, itorero ry'Imana rimeze nkaho nyiraryo adahari rwose, nyiri itorero arahari, nyir'umurimo arahari. Kandi nubwo bimeze bityo, itorero rya Kristo rirahari, riri mu ibanga. Ntabwo itorero ari uko tujya mu rusengero, urusengero rukaba rwuzuye abantu. Itorero rya Kristo rirahishwe, riri mu ibanga. Iri joro nkuko nababwiye nari ndimo senga amasengesho y'iminsi 2, Imana yasanze ngiye kubona mbona abantu bitwa abakozi b'Imana, mbona abantu bitwa abakozi b'Imana, abapasiteri, abashumba, aba bantu nabonaga ari abantu bo hejuru, mbese bayoboye mu madini n'amatorero, bavuga yuko bihaye Imana,
ngiye kubona mbona bari kurya ibigori by'imishari byokeje, noneho byari byarumye. Ndibaza ngo Mana, ibi bigori aba bantu bari kurya, kandi nkabona n'abagore babo bari kubirya, nkabona n'abana babo bari kubirya. Ndibaza ngo Mana, ibi bintu birashaka kuvuga iki? Biranyobera. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo biriya bigori uri kubona by'imishari bari abantu bari kurya, nuko abitwa yuko bayoboye mu matorero n'amadini bitirirwa izina ryanjye bamaze kwimura Imana, none Imana yarabagoragoje, bakomeza kwinangira umutima, ngo nico gitumye Imana ibagaburiye ibintu bikomeye cyane, kandi ibyo bintu ibagaburiye n'ubundi bikagera no mu ngo zabo no mu miryango yabo. Kuko urumva, niba uri mushumba wahembwaga umushahara ukavaho, amafaranga yakemuraga bya bibazo, icyo ni ikibazo gihari. Noneho ngiye kubona mbona bari kuguza nabyo kandi batabishaka, kuko nta kindi kintu bari bafite cyo kurya. Imana irambwira ngo ni ibikomeye igaburiye abantu bitirirwa izina ry'Imana, kuko bamaze kwimura Imana. Ngiye kubona mbona mu kanya abantu bagiye gusenga ahantu nko mu butayu, ngiye kubona mbona polisi basanzeyo, ngiye kubona mbona bamwe barirutse abandi barabafata. Noneho ndibaza ngo Mana, biriya bintu byo birashaka kuvuga iki? Imana irangije irambwira ngo kubera yuko abantu aho kugira ishyaka ryo kumenya Imana, abantu aho kugira ngo baharanire n'ubundi gushaka Imana, ari abajya gusenga mu butayu, baba bafite ibyo bararikiye ariko atari ugushaka Imana. Imana irambwira ngo kandi nabo benshi bajya gusenga mu butayu, abenshi ni indaya, abenshi mu mitima yabo baba bagambiriye n'ikibi. Niba ari umukobwa bari kuvuga ati njye niboneye umusore unambwira ngo n'ubundi mucikire njyewe nakwigendera, nuko nguko abenshi, niba ari abakobwa benshi baba barakuyemo amada, abasore benshi abari abasambanyi baragiye babyara hirya no hino, ndetse n'abagabo benshi bamwe bafite abana hirya no hino. Imana irambwira ngo nicyo gitumye igeze mu bantu bitirirwa izina ry'Imana, n'ubundi umuntu wese akayibona, akabona yuko Imana yarakaye. Imana irambwira ngo ubwire abantu bitirirwa izina ryanjye ngo ndashaka kubana n'umuntu wese ku giti cye, kandi uyu muntu ushaka kubana n'Imana abikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo izamwereka ibitangaza bidasanzwe, nubwo agasoko wabaga n'ubundi wajyaga kuvomaho kaba kafunzwe, ariko niba ufite ishyaka ryo kubana neza n'Imana, Imana izafukura agasoko ahantu udatekereza. Njya nkunda kubwira abantu ngo inzira z'Imana zirenze igihumbi. Ubu tuvugana hari abakozi b'Imana bagiye bimwa ijambo mu madini n'amatorero ngo bakimwa ijambo, ariko kuko inzira z'Imana zirenze igihumbi, Imana ikagenda igatobora isoko, ikaba yamugesheje n'ubundi kuri YouTube. Yagera kuri YouTube, n'ubundi mu itorero bamwimye ijambo, yarazwi wenda kuwo mudugudu gusa, ariko ugasanga ubutumwa buragiye bugeza no muri Amerika no mu Burayi, isi yose ugasanga ubutumwa burahageze. Ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo nta muntu ufunga isoko. Isoko iyo yifunze y'ubwayo iragenda ikishakishiriza, igatoborera ahandi hantu udatekereza. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye bimwa ijambo mu matorero, ariko Imana ikongera ikabaha ijambo ahandi abantu batatekerezaga. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kubera kwimura Imana, Imana ikuye umudendezo mu madini n'amatorero,
ubwisanzure aba bantu bagiraga Imana irabubambuye. Mu yandi magambo, hari ikintu Imana yambuye abantu bitirirwa izina ry'Imana. Ubundi umuntu witirirwa izina ry'Imana yabaga afite agaciro, yabaga afite icyubahiro, yabaga ari umuntu wubashywe. Umupasiteri yageraga ahantu, yewe we, niba ari mu nama ugasanga niba ari gitifu w'umurenge cyangwa niba ari meya, akavuga ati pasiteri abanza turagize Imana, dushyire mu maboko y'Imana. Ariko kuko abantu bamaze kwimura Imana, icyubahiro n'agaciro biratakaye. Ariko nubwo bimeze bityo, umuntu wavuganye n'Imana akaba akirinze amasezerano y'Imana, Imana yambwiye ngo uwo muntu imuhagazeho. Imana idufashe cyane. Imana yo mu ijuru iherutse kunyereka mu bicuku bya nijoro, ngiye kubona mbona abapasiteri bari kurira nk'abana mu minsi yashize. Ndibaza ngo Mana, biriya bintu ni ibiki? Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo uriya ni umunzani ugeze mu bapasiteri, ugeze mu bashumba, ugeze umunzani. Ni uburya ushobora gufata imifuka ukayitereka, n'ubundi umuntu akaba yakubaza ngo mbese ibiro by'uriya mufuka ni bingahe, ukagereranya ariko ntibibe byo. Ariko iyo ushyize ku munzani, umunzani guhita gukwereka ibiro bya wa mufuka. Ubu ngubu igihe kirageze umukozi w'Imana ngo agaragare, n'utari umukozi w'Imana agaragare. Muri ibi byose mushyire ubwenge ku gihe. Nta na kimwe kiri kubaho kitarahanuwe. Yewe ariko n'abagiye babihanura bagiye baraterwa amabuye, bagiye baracibwa, bagiye barahabwa akato, bagiye baranengwa. Ariko ikintu kimbabaza ni uko abantu bafite amaso ntibarebe, bagira amatwi ntibumve, kandi ibintu bikabasohorera n'ubundi bagihari, ariko ntibabashe kuvuga ngo reka tugorore inzira zacu, ngiye gusenga Imana. Ariko utekereze, ushyire ubwenge kuri gahunda. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ubutumwa duhaye kugeza ku bantu bawe, turabutambukije. Ngaho Mwami, abazumva bagahindukira, uzabagirira imbabazi, kandi ubu butumwa butere benshi kwibaza. Mwami, bashyire ubwenge ku gihe, kugira ngo uburakari bwawe Mwami Imana bubaveho. Urakoze ko wumvishe kandi ko bagiriye neza abakugarukiye, mu izina rya Yesu. Amen.